Haleluya, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Bene data rero uyu munsi tugiye kuganira nanone nk'uko bisanzwe kuri topic ivuga ngo niki kigenga ubuzima bwanjye. Uyu munsi twahisemo kuganira kuri iyi topic, ni wa mwanya mwiza twongeye kugaruka kandi mu kiganiro umurimo w'Imana kugira ngo buri umwe wese aze kumva icyo Imana imushakaho binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko uri Imana igira neza kandi y'urukundo, tugushimiye ko ari wowe waturemye kandi ukaduha ubuzima kugira ngo tububemo, kandi ukemera no kutubera umucunguzi. Ibyo turabigushimiye. Turagushimye kubw'uburinzi bwawe bwa buri munsi, tugushimiye bwa byinshi dukorera, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Turakwemerera ngo inubane natwe muri kino kiganiro, reka mwuka wera wawe ategeka ganze. Turabizi neza ko ahari, ariko reka ganze kandi ategeke. Reka buri kimwe cyose kigiye gukorerwa ahangaha kize kuba ari kivuga izina ryawe kandi kize kuba ari kiguhesha icyubahiro. Turahamagara gukora kwawe, turahamagara kugira ngo uvugane n'imitima y'ubwoko bwawe binyuze muri iri jambo tugiye kuganira. Turakwemereye rero, reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, ntaba ari twe ahubwo wowe twiyoboreye. Reka ibyo ushaka kandi ushima ubiduhana n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data rero uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi topic ivuga ngo niki kigenga ubuzima bwanjye cyangwa se bwawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Iyo umuntu avuze ubuzima ni ikintu gikomeye cyane. Ubuzima ni ingenzi, ariko buba ikibazo iyo umuntu atazi n'ikintu kigenga ubuzima bwiwe. Iyo umuntu avuze ubuzima, abantu benshi bahita barebera mu ndorerwamo y'ubukungu cyangwa se finance mu ndimi z'amahanga, bagahita barebera ku mashuri yize cyangwa se umuryango avukamo n'ibindi byinshi cyane abantu bashobora kurebera muri iyo ndorerwamo bashaka kuvuga ubuzima. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuze kurenga ibyo ngibyo cyane, kuko ubuzima burenze ibyo ngibyo cyane. Byashoboka ko umuntu ushobora kumusobanukirwa cyangwa se gusobanukirwa ubuzima bwawe bitewe n'amashuri wize cyangwa umuryango uvukiramo cyangwa n'ibindi byose abantu bashobora gushingiraho bagira ngo bamenye ubuzima bw'umuntu. Ariko ndagira ngo tuze kurenga icyo ngicyo, tuze kurenga ibyo byose abantu bareberamo, muri iyo kadire abantu bareba. Turashaka kumenya noneho niki kigenga ubuzima bwanjye, kuko umuntu ashobora kuba afite ubukungu mu bigaragara cyangwa se afite amafaranga mu bigaragara, rimwe na rimwe adafite ubuzima buri kumucika. Ashobora kuvukira mu muryango ukomeye nk'uko bijya bigaragara, ariko nyamara akabaho mu buzima bukakaye, mu buzima bubabaje. Ashobora kuba yarize rwose yaraminuje, ariko nyamara atazi ikigenga ubuzima bwiwe. Uyu munsi ndagira ngo tuze kurebera hamwe ubundi niki kigenga ubuzima bwacu. Mbere na mbere turi abakristo, n'utaraba umukristo turaza gusaba Imana imwihishurire, kuko twebwe ubwacu nta bushobozi dufite bwo gutanga agakiza. Imana niyo itanga agakiza. Icyakora niwizera Yesu Kristo arakubera umwami w'ubuzima bwawe, aba ari nawe ugenga ubuzima bwawe. Twihuse reka dusome mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7, turebe icyo Imana yari igambiriye irema umuntu kugira ngo tuze no kumenya ikigenga ubuzima bwacu. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubundi twagakwiye kuba tugengwa n'umwuka w'ubugingo twahawe n'Imana, kuko Imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima. Twagakwiye kuba tugengwa n'umwuka ariko w'Imana. Iki gihe rero twamaze kwinjira muri situation abantu batacyumvira umwuka w'Imana, ahubwo basigaye bagira ibindi bibagenga. Umuntu akaba muri gahunda ziwe zihera ku wa mbere zikageza ku cyumweru, zihera ku itariki ya mbere kugeza ku yindi tariki ya mbere. Ubuzima bwiwe akabwegura iyo ngiyo
akabwegurira ibyo ngibyo akora, akabwegurira ibyo ari guha umwanya, rimwe na rimwe ntiyibuke kuri uwo mwuka w'Imana ngo awumvire nawe. Ibibazo ubundi ni iki cyagakwiye kuba kigenga ubuzima bwanjye, ni iki kigenga ubuzima bwanjye? Biragoye cyane kumva ko umuntu hari ikindi kigenga ubuzima bwiwe kitari Imana, kandi Imana ariyo yamuhaye uyu mwuka kugira ngo awumvire, kugira ngo abeho anezeza umuremyi wiwe. Turaza kwifashisha urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12. Pawulo amaze kubona ko abantu noneho bamaze gufata iyindi gahunda, bamaze kuva mu byizerwa, bamaze guta ugenga ubuzima bwabo bakabushyira mu bindi, bamaze kumva ko ubwabo bishoboye, bamaze kumva ko ubutunzi bubahagije, kuvukira mu muryango ukomeye bihagije, kwiga amashuri menshi bihagije, ariko arongera arabahugura, arababwira ngo nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Iki ni igihe cyo kongera kwibuka ugenga ubuzima bwacu, uwaduhaye ubuzima, utuma duhumeka buri munsi. Ni igihe cyo gutekereza cyane ku muremyi wawe, ni igihe cyo kwibuka ko umuremyi wawe ariho kandi akeneye kuba muri wowe, akagukoresha ibishimwa kandi bitunganye rwose. Alleluia. Twamaze kwinjira rero mu isi idutwaza igitugu, twamaze kwinjira mu isi ifite ibibazo byinshi byamaze kurenga ubushobozi bw'abantu. Rimwe na rimwe umuntu areba icyo yakora kugira ngo abeho mu buzima yumva abohotse bikagorana. Twamaze kugera mu gihe ubukungu bwamaze gusa naho bwaguye hasi. Mu magambo navuga, ibyo abantu bakeneye kuba basohora byabaye byinshi kurusha ibyo binjiza. Urumva ko ubukungu bw'umuntu buba bwaguye hasi. Twamaze kugera mu gihe nanone umuntu yumvaga ko namara kwiga hari ibizaba byakoretse. Twamaze kugera mu gihe ibyo twizeraga ko imiryango yadufasha bitagishobora. Twamaze kugera mu gihe umuntu atakibasha kwifatira icyemezo ubwe, ahubwo situwasiyo iriho ari imufatira ibyemezo. Icyo gihe akagengwa na sosiyete akoreramo, akagengwa na sosiyete abamo. Ibyo ngibyo akaba ari byo biyobora ubuzima bwiwe bwa buri munsi. Ariko uyu munsi ndakwinginze, ongera usubize amaso inyuma, ongera utekereze ku gihe cyawe. Igihe cyahise ntigishobora kugaruka, ndetse n'igihe turimo ubu ngubu hari igihe kitazagaruka, kuko nitugikoresha neza tuzaba mu nyungu cyangwa se mu musaruro w'ibyo twakoze byiza, ariko nitugikoresha nabi nabwo tuzaba mu ngaruka z'ibyo twakoze nabi. Uyu munsi rero ndagira ngo utekereze kuri iki kintu. Ni iki kigenga ubuzima bwawe? Uyu munsi nashakaga ko wowe uza guhishurirwa, ndashaka ko Imana iza kuguhishurira bundi buke, ikongera ikakugenga, ikongera ikakuyoborera, kuko niyo muremyi wawe. Iyaba atari ibyo ngibyo, abantu bagengwa n'igihe, abantu bagengwa n'ubutunzi bafite, abantu bagengwa n'amashuri bize, abantu bayoborwa na sosiyete babamo, umuremyi wabo ntacyo yaba kibamariye, ndetse nta naho baba bagana, kuko nta cyerekezo baba bafite. Uramutse ufashe ikintu gishyashya abantu batarakoresha ukakibaha, rimwe na rimwe hari igihe kidashobora ubwacyo gusobanura icyo cyakorewe. Ni nako umuntu ubundi yagakwiye kuba ameze, ni nako umuntu yagakwiye kuba yemerera Imana akaba ari imukoresha, kuko niyo yamuremye izi icyo ishaka kumukoresha, izi icyo yamuremeye, izi icyo yamushyizemo yashobora gukora. Ariko kuko twamaze kwinjira mu buryo tuyoborwa n'amarangamutima, ndagira ngo buri muntu wese uyu munsi yongere yisuzume, yemerera Imana igenga ubuzima bwe, ubuyobore. Imana niwe umuyobozi wacu, tuzanesha ibintu byose tunyuramo. Impamvu bitunesha, impamvu tubona ibibazo birenze ubushobozi bwacu,
ni uko tutari kwemerera Imana, ni uko igihe kinini dufata umwanya twibaza ku bitubaho, kandi rimwe na rimwe Imana yaturemye izi impamvu biri kutubaho. Ushobora kwibaza impamvu umuntu ahura n'ibibazo birenze ubushobozi bwiwe, we akabibona. Impamvu ni uko aba yigije Imana ku ruhande. Umuntu nabana nawe kandi ari we kuyobora, igihe kinini ukabona afite ibibazo biruta ibyawe. Ushobora kwibaza impamvu gute umuntu anyobora kandi afite ibibazo biruta ibyanjye. Ni uko ubushobozi bwawe wabwerekeje kuri uwo muntu, nyamara twebwe dutumbira ku bintu, tukareba ku bushobozi, tukareba n'ibindi byinshi bituzengurutse, ariko tukibagirwa guhanga amaso ku muremyi wacu, wabiremye, ubigenga, ubitegeka. Uyu munsi ndagira ngo uze guhishurirwa icyo Imana igushakaho. Nk'uko Pawulo yabibwiye Abanyaroma, arababwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima. Biragoye cyane ko umuntu akubwira ngo ndahari, ndagukeneye, ariko we adahari. Biragoye cyane ko tuvuga ngo dukunda Imana, turasenga, turi abakristo, ariko tudashaka guha Imana ubuzima bwacu ngo ibugenge, ubuyobore. Arangije aravuga ngo ariko kwikorera kwanyu gukwiriye rwose. Aleluya, aleluya. Uyu munsi wishime, unezerwe, wumve ko Imana iri kumwe nawe, uyemerere iyobore ubuzima bwawe. Ikigenga ubuzima bwawe, niba ari sosiyete ukoreramo, niba ari ubutunzi ufite, niba ari amashuri wize, niba ari ibindi bintu byose bigaragara ko byagenga ubuzima bwawe, kugira ngo ubwire ko ntaho byakwerekeza, kuko ibyo igihe kiragera bikarangira. Igihe kiragera bya bindi twavugaga, ubukungu bukagwa hasi, ukagira ibibazo biruta ubushobozi bwawe, ugasigara wibaza ngo mbese njye ndi muntu ki? Ariko wagakwiye kuba wibaza ngo umuremyi wanjye yandemeye iki? Ese n'ibi birimo? Tekereza ku muremyi wawe. Uyu munsi ndi gusaba Imana ngo ikwihishurire, irusheho kukuyobora mu gihe gikomeye nk'iki ngiki, mu gihe kitoroshye nk'iki ngiki, mu gihe cy'amayoberane nk'iki. Reka dusubikire aha ngaha, tuzakomeza ubutaha tuganira ku yindi nsanganyamatsiko, tuganira ku cyo Imana izaba yaduhaye kugira ngo tubaganirizeho. Mwami Imana, turagushimye, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, kandi tugushimiye ko wongeye kutwibutsa ko ari wowe ugenga ubuzima bwacu. Turagushimye ko ubana natwe, turagushimye ko utuba bugufi. Uyu munsi rero ndi gusengera buri muntu wese wakurikiye ikiganiro kugira ngo wongere umwiyoborere, wongere ubane nawe, wongere umube hafi, yongere yumve ari wowe muyobozi, yongere yumve ari wowe muri kumwe, yongere yumve ari wowe ukwiye kugenga ubuzima bwiwe bwa buri munsi. Turakwemereye rero, reka buri umwe wese umwihishurire, mwereke icyo ushaka kumukoresha mu gihe nk'iki ngiki kigoye, mwereke igisubizo aho agukeneye, wongere umwigaragarize bundi bushya. Turakwemereye rero, reka utegeke uganze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.